mu buzima bwanjye sintinya kwiyambura ikoti ngo ndihereze umuntu ariko ntabwo bimbuza kurwana intambara bo ibyo ntibinandeba rero njyewe ntabwo ngira impano yo kujya guha umuntu ikintu hama ngo nindangiza mbanze mama ibyo babyita kwimenyekanisha kwiyabonesha ibo hari umuntu umuhereze yigendera ibindi byo gushiraho kamera ze n'iziki gusa rero iyi Imana ivuze ndabimenya ariko iyo ari amarangamutima ndabimenya iyo uri kunsenya ndabimenya iyo uri kunyubaka ndabimenya iyo ugamije kugira ngo mvuge neza mbizi ko ngewe ndi mu bibi nabwo ndabimenya so rero Imana iguha umugisha iyo message ni nzima rwose message ni nzima nta kibazo ufite atagira rero umuntu gutera inoshoti buriya ari abatipe barategura turateguze tuziranye ndakuze so bwa mbere mwena mbo yenda nanabunganiye hari igihe umuntu abantu bamushyira mu gika cyabo bakumva ko ari wa muntu utatumwaho bakumva ko ari wa muntu Imana idatekerezaho bakumva ko ari wa muntu w'intamenyekana burya wabona umuntu agenda ariko abamusengera baba bahari abamukunda baba bahari kandi Imana ibigikomeje imirimo yayo hari n'undi wanterefonye kuri telefone arambwira ngo nibishaka Theogene ni umukozi Imana yohereje ngo nk'urwembe rwo kogosha abakozi b'Imana bagenda babigeze ndabimenyere urumva nawe tuzakorana ikiganiro yarambwira ati ngiye rwose Imana arabinyibwiriye kugukamura harabazi baza kubakuzanira amagambo y'ahandi bumvishije nawe ukabizamukiraho Imana yambwiye mubwire ngo Satani aragiye kuguhagurukira yamara kuguhagurukira ukajya uvuga uko uvuze nabi kandi hari Imana ikurimo Imana yambwiye mubwire ngo hari abantu bari bagiye kugutandukanya bakagutandukanya na buri umwe wese mbese ukagwa ndetse Satani akagufata neza kandi akagufatira mu magambo no kuvuga nabi n'ibitutsi Imana yambwiye mubwire ngo itandukanye deni ubutumwa ubuhanuzi bw'igihugu cyose cy'u Rwanda udakuyemo n'uyu bukubiye muri iyi ndirimbo nibishaka Theogene mubayanditseho n'inyuguti n'imwe naho bicapirwa si Imana Yesu abagirire neza niruka mu buzima bwanjye ariko baravuga ati se none kubera iki wamuzanye ku karubanda akaba ari kubimubwirira n'ubundi iyo bimubwirira inbox ni byiza ko kumbaza gutyo impamvu nagushyize kuri kamera buri hari abambwira ntabwo mbwira we gusa simbwira Pascal ahubwo ndabwira n'icyo bita ingenza urazizi ingenza yego hari abantu batugenza ukaba uri mu murimo uvuga Imana ariko ukagira ingenza zikugendaho haba mu rugo haba hehe izo ngenza ntizijya zibura izitata zishaka kugutwara impano ubusura nakurabize ntabwo uri umwana mu gakiza hari abantu batugendaho bakumva ihanganira ibigeragezo ibyo bikuruhije nibikubabaje pfuka musenge Imana uyituriye imitwaro yose irakuruhura haleluya tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese ari mugubwe neza uyu munsi kuri kamera turi kumwe n'abakozi b'Imana bigaragara ko bari ikintu cyitwa ubugari inshuti yanjye ngo murye umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo ikigaragara cyo ni beza ku isura ni beza mu buryo bw'umwuka wera ni bamwe mu bagabo bahagurutse kandi bahagurukanye imbaraga zidasanzwe z'ubuhanuzi ndetse no gukorera Imana nabo ubwabo buri wese abasenge kandi murabibona ko nyine uyu munsi ikiganiro tugiye gukora gitandukanye n'ibindi byose mwagiye mubona abakunzi b'Imana Irahari TV bakunze kunyishyuza cyane umugabo witwa Nibishaka Theogene bavuga bati twaramukurikiraga ariko twaramubuze sinzi uko byagenze
Gakandi mukaba mwamaze iminsi munyishyuza mugabo witwa Mugabe Eric byagenze gute duheruka yaragiye hanze yahezeyo byagenze bite uyu munsi rero twongeye kubana n'aba bakozi b'Imana nubwo turi mu bihe bidasanzwe Satani arimo arasabiriza abakozi b'Imana cyane ariko twizeye ko azabaneshereza kandi akabarwanira muraho neza bakozi b'Imana Yesu nashimwe Yesu nahimbaze cyane Theogene umuhanuzi w'Uwiteka uraho neza turabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane natwe twese amen muraza kwihangana mujye mukoresha ijwi riranguruye kuko mwese murabasore murabagabo abakozi b'Imana mumeze neza turashima Yesu hase ko mbona mumeze neza cyane kandi mwese mwibana ndabifuza ariko aba bagabo uko mubabona bafashwe na Kristo amaze kubafata arabakomeza bose baribana umwe aribana n'undi aribana ariko ntabwo barekuye umusaraba hanyuma reka amasabe kugira ngo nibishaka Theogene abanza dushyire imbere y'Imana ubundi dutangire ikiganiro cyacu karibu uri Imana yera ifite imbaraga urakomeye ushoboye byose Yesu shimwe turambuye ukuboko kwawe ku nshuti zacu haleluya n'ibikorwa byabo bana natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu amen urakoze cyane uyu mugabo rero gahunda ye ni ugutegeka gusa ntabwo ajya yirirwa asenga ngo ajye muri byinshi amakuru y'iminsi Theogene makuru ni meza mperuka mu minsi yashize wari uri mu rugamba rutoroshye ngo uhamagaye kuri telefone urambwira ngo uri kujya mu masengesho ngo amasengesho adasanzwe ese warayasoje wenda si ngombwa ngo mbwira abantu ngo wambwiye nimba ari ay'ibiri cyangwa ari ay'umunsi umwe ariko yenda reka nkubaza ukana amasengesho warayasoje yasoje uyu munsi wayasoje uno munsi uyu munsi harimo imbaraga ndabarahiye Imana ishimwe Mugabe ejo bundi turaherukana turi kuganira ku mayerekwa Imana iba yaguhaye ndetse n'ibijyanye n'umurimo w'Imana amakuru y'iminsi umeze neza meze neza ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro amen ati no mu byago cyane no mu byago nzaririmba cyane Imana ishimwe murakoze cyane rero hanyuma Mugabe yarantumye ansaba ko najya kuzana umugabo witwa Nibishaka Theogene nkamuhamagara mbere ya byose ngushimiye ko wumvishe ubutumire bwanjye Mugabe wowe wantumye namuzanye wamubonye ngaho ni musuhuzanye musuhuzanye kuko ni ubwa mbere muhuye ni ubwa mbere duhuye najyaga mubona kuri YouTube najyaga mubona ntabwo nari nsanzwe muzi cyane yego namubonaga gutyo none uramubonye wamubona gute kuri social media wamubona gute nirihe tandukaniro wabonye nyuma yuko umubonye visave gute nta mitandukaniro ririmo cyane niwe uko najyaga mubona niwe n'ubundi niwe uko najyaga mubona niwe ubundi abantu benshi bajya bakunda kumbwira iyo bamubonye nk'ahantu hari umuntu wamubonye Rubavu yagiye mu bikorwa byo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda umuntu arampamagara ati umbonye umuntu atumeze nka Nibishaka atariko ndabona ari muremure cyane kandi najyaga mbona ari umuntu mugufi abenshi rero batungurwa n'ukuntu areshya ubundi akenshi baba bazi ko ari umuntu mugufi ndamubwira ntubona iwe nuko Imana ishimwe hanyuma rero ngiye kubahereza umwanya mwibwirane nimumara kwibwirana hasigaye utubwire nyine icyo wamuhamagariye karibu rero mwese ndabakiriye yenda Theogene nawe ukuntu ajya agira gutya yaba yicaranye n'umuntu akabona icyo kumubwira wasanga nawe Imana iri buze kugira icyo imubwiye akubwira ntabwo bizabura ntabwo byabura impamvu rero reka nihute kuko yagiye bamutumiye
impamvu nakubwiye ngo umubwire ko mushaka azaze tugirane ikiganiro njye nawe. Ni ikiganiro tugiye kugirana kuko Imana yamunyeretse imbwira ibyo nagombaga kumubwira uko biri kose igihe cyari iki ngiki. Buri munsi wari uyu. Teje reka nongere musuhuze mu izina rya Yesu. Uraho neza? Imana y'amahoro yarambwiye ngo mubwire bimaranye nk'icyumweru n'indi minsi. Imana yarambwiye ngo mubwire ngo witandukanye n'abatizera. Ngo witandukanye n'abatizera kuko ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Buriya niyo mpamvu njye najya nkunda kuva mu rugo. Akenshi buriya iyo umpamagaye ukabona senga ufashe mba ndimo nsenga. Ntabwo rero igihe turimo ntabwo ari icyo kugira ngo abantu babone ko twasenze cyangwa abantu babone ko turi hafi yabo cyane. Oya, buriya ntabwo ari byiza. Reka tujye dusengera mu bwiro. Dusengere mu bwiro kandi burya benshi buriya n'abasenga bagirana amashyari, si byo se? N'abasenga burya bagirana amashyari, ariko ubwo ndimo kubwiramo arumva. Yego. Ntabwo nkunda guhita mbwira umuntu iby'Imana yantumye nca no hirya kugira ngo aze kubyumva neza. Yego. Niyo mpamvu rero buriya ntabwo kuba dusenga, ntabwo kuba tujya kuri YouTube abantu bakabona duhanura, ntabwo abantu n'abasenga n'abahanuzi burya ntabwo baba babyishimiye. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona muri commentaire umuntu ateruye ikintu kimeze nk'ibuye araje akigushyizeho. Burya ntabwo ari uko ntuzagira ngo n'undi udasenga ntusenga hafi yawe cyane ahubwo. Imana yambwire ngo igiye kuguha amaso yo kubona ibyo byose kandi ngo ube maso usenge. Yego, ngo ube maso usenge. Imana igiye kukugira neza kandi mu kugira neza nuko ugomba kugenda gake. Ngo ntabwo ibyera byose ari amata. Barimo barabyumva nawe? Narabyumva. Ntabwo ibyera byose ari iki? Ari amata. Imana yambwira mubwire ngo igiye gushyiraho iherezo ku magambo. Ubwo nimvuga amagambo ntibumva yawe. Hari abantu bakatuvuga tutari, si byo? Nigeze twiye dukorana ikiganiro na Pascal mvuga ku bahanuzi. Si uko ntababonye, si uko ntabazi. Si uko ntababonye n'ubu nabavuga. Ariko jya buryo umuntu njya guhamagara ntabwo ngwino tugirane ikiganiro tuganire mubwire iby'Imana yambwiye. Hari ubundi buryo mba namubonye butari ubwo mu mubiri. Niyo mpamvu rero ubu uzi ko hari abahanuzi bakorana n'abarangi kandi mugendana. Hari n'abazi wowe bakaza kugukamura. Imana yambwira mubwire ngo genda gake kandi ibyera byose ntabwo ari amata kandi abashyitsi bose ntabwo ari umugabo. Imana iherutse kunyereka iwawe umeze nk'aho mbese sinavuga isoko navuga iki. Buriya hari abashyitsi baza bakisanga muri byose bakamera nk'abasambu kandi atari abasambu. Ugasanga abantu baraza barajya mu cyumba barajya nuko nguko. Imana yambwira mubwire ngo uca akajagari ugace, uca akajagari wawe. Hari abaza baje kugukamura, hari abaza baje kubakuzanira amagambo y'ahandi bumvishije nawe ukabizamukiraho. Imana yambwiye mubwire ngo Satani yarajya kuguhagurukira, yamara kuguhagurukira ukajya uvuga uko uvuze nabi kandi hari Imana ikurimo. Imana yambwiye mubwire ngo hari abantu bari bagiye kugutandukanya, bakagutandukanya na buri umwe wese, mbese ukagwa ndetse Satani akagufata neza kandi akagufatira mu magambo no kuvuga nabi n'ibitutsi.
Imana yambwiye nkubwira ngo itandukanye n'abantu. Niyo message yawe nari mfite, ndumva hari twakomeza. Imana ibahe umugisha. we sorke murakoze Imana mwumvisha, ariko ntabwo ngewe njya nsesengura imvugo y'Imana, ariko kuko turimo turabwira abantu bafite experience mu kureba no kumva, wenda mu mabuye uvuze n'ibindi bashobora kuba batese icyo wamuhamagaye mukajya imbere ya kamera, mwari mugamije iki? Ko nyine wamutumyeho kutamusuye ngo umuganirize ku ruhande, ahubwo ukamuhamagara imbere y'itangazamakuru. Ese wenda Imana yarakubwiye iti ibi bintu uzabimubwire utabigize ubwiru ngo uce ku ruhande, cyangwa Imana yarakubwiye iti uzabitangaze bivugire ku karubanda, kugira ngo n'ubundi niba bwari ubutumwa bwanjye cyangwa se ari message yanjye, ko abantu turi kubwira n'abahanga kandi n'abatubona. Nkunda kubwira abantu ngo ntabwo tuba tubwira injiji, tugira ngo wenda aka kantu umfasha. Urumva jyewe wari wambonye Pascal, rimwe na rimwe hari ubwo tuba turi kumwe n'ubwo aba yiruka mu buzima bwanjye, ariko baravuga ati ese none kubera iki wamuzanye ku karubanda akaba ari kubimubwirira, n'ubundi iyo ubimubwirira inbox? Ni byiza ko kumbaza gutyo impamvu nagushyize kuri kamera. Buriya hari abo mbwira, ntabwo mbwira we gusa, simbwira Pascal, ahubwo ndabwira n'icyo bita ingenza. Ingenza urazizi ingenza? Yego. Hari abantu batugenza, ukaba uri mu murimo uvuga Imana, ariko ukagira ingenza zikugendaho, haba mu rugo haba hehe. Izo ngenza ntizijya zibura, izitata zishaka kugutwara impano. Ubusura nakurabizi, ntabwo uri umwana mu gakiza. Hari abantu batugendaho bakumva ko mbese bagashaka kumenya icyo inzozi twarose, bagashaka kumenya amayereko twagize tutaranayabwira ba nyirayo, tutaranatanga message kuri ba nyirazo, bagashaka ngo tubimenye imbere yabo. Ntabwo rero nimumbwira ntiwibaze impamvu twabigenje gutya ngo tuze twicare hano imbere ya kamera. Impamvu nuko nagira ngo mbikubwire, mbwire n'abandi bajyaga bazi wawe kandi barahari, si n'umwe si na babiri barahari. Nagira ngo mbibabwire nabo babimenye ko Imana agize gute yabamenye. Imana ikomereze kirumvikana. Aho ntihagire ubyibazaho. Ubusobanuro nubwo ndimo ndabwira, izo ngenza zajyaga ziza kugenza zikagusanga mu rugo ukagira ngo ni urukundo. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yabimenye n'ubwo buryo. Ntabwo ari uko nari naniwe kuba nabona telefone ya Pascal yayima nkaguhamagara ntakubwira. N'ubwo buryo rero. Hanyuma nkurikije ibiryo maze kumva, kandi nibyo koko, buriya Theogene agira ubuntu bwinshi, agira ubuntu. Urumva umuntu ashobora kujya iwe bikarangira no mu cyumba hose ahageze, kandi uwo muntu ni umushyitsi. Njyewe rero aho ngaho mbyumva cyane, sinzi enda buriya nawe arabyumva. Kandi ubushize nawe ubwe yavuze ko hari abagenda babaririza iwe mbere gato yuko bamuroga. Yabisobanuye neza ukuntu abantu bagenda babaririza iwe. Niyo mpamvu rero nawe reka twongere tumuhereze umwanya, ntiyabura n'ikintu yavugira aha ngaha. Tutaramuha umwanya, hari ikindi kintu Imana imbwiye. Imana yambwiye nkubwira ngo akurenze uburwayi bw'amara. Yambwiye ngo akurenze uburwayi bw'amara, ndetse hari n'igihe cyageze ntujya ujya mu bwiherero. Ibyo ndabizi ibyo. Imana irambwira nkubwire ngo yarakurengeye. Imana yongera irambwira nkubwire ngo umuntu bita Dorotiya, uramuzi? Ndamuzi. Imana yambwira nkubwire ngo umuntu bita Dorotiya, ndaza kukubwira tutari kuri kamera. Ifuhe n'amahane. Amahane ni kamere y'umunyentambara, ariko ifuhe
80% ni ifuhe ry'umurimo w'Imana, cyangwa se kwanga ibintu byatuma izina ry'Imana ritukwa ubwacu. Rero jyewe ukuntu nteye, ndi umuntu ugira urukundo rwinshi nk'uko Imana yakweretse. Ndi mu bantu bafasha abantu pe, ariko ntabwo ngira impano yo gutwara kamera ujya guha umuntu ukagenda wikoreye ibi byuma byacu. Oya, ariko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kw'iburyo ntigutanga, ukw'ibumoso ntikugera gute. ubwo ngendagira ngo nkomfilime icyo uvuze. Pascal yakunze kugenda iwanjye, sinzi ukuntu nteye. Ubundi mu buzima bwanjye, muri karagiteri yanjye, nta mahane ngira, ahubwo ngewe ngira amahane iyo ndi kubwiriza, ndayagira pe. kandi na hano murahava mubwirije. Iyo ndi kubwiriza ngira amahane, by'umwihariko nagufata ubeshya abantu ewana ntunamenye ko nakubonye, kuko wenda mvuge gatoya, ibi bintu tubimazemo igihe. Mu bantu bagambanira itorero nkarishira hasi ndimo, no mu bantu baryubaka ndimo, kuko tumaze kugira experience bitewe n'igihe tumaze muri ibi bintu. Umuntu rero iyo ari kuvuga Imana imurimo, turabimenya. Abantu bihangana, turabimenya. Rero niyo uri kuvuga Imana ufite izindi misiyo zakuzanye, nabwo turabimenya. Nzi gutandukanya umuvugabutumwa ufite cano, nzi no gutandukanya umuvugabutumwa uri kuvuga Imana nta cano afite. Urumva ntabwo kamwe babwiriza ibintu bimwe. Uza kuvuga Imana akigendera atandukanye n'uhora yivuga kuva ku itariki ya mbere kugeza ku yindi ya mbere. Ntabwo rero wavuga Imana iminsi 5 tutaragufata, ntabwo bikunda. Hari uvuga Imana mu rusengero kugira ngo iteraniro rishyushye kuko abona ko ryakonje. Hari uyivuga kugira ngo asenye mugenzi we umaze kuvaho kugira ngo ubutaha we bazatumira. Hari uyivuga kugira ngo ahita ahabwa nimero, bamwake nimero. Buriya nubona umuntu wagiye kubwiriza ahantu ukabona ntuza baramwaka nimero, wowe ntazo bakwaka, menya ko hari impamvu zabiteye. Nge rero mpaguruka, nahagurutse nubaka bene data kuko ibatumye n'intumwa, ariko ikintu ntashobora guhuzaho nawe uwo waburiwe uwo ari we wese. Kuyibeshya ukagira umwaka nkakuvumbura ko ufite impamvu zawe n'intego zawe, rwose sinkubeshye. Ibyo kumbwira ngo ipingu ngo turahura urangonga urantumaho ari Shabab nyice, ibyo nta kazi kawe, ntabwo bikunda. Rero ndi umuntu ugira urukundo rwihariye rutaba public, rudakunda kujya kuri social media. Buri iwanjye haba abantu, wanjye haba abantu. Hari nubwo mfata umwanya nkava hano Kagugu azamuka nkagera kwa padiri, ngakata inyuma y'abatsinda n'inyuma ya Kopedu, nshaka abana banywa kore na sinzi ibindi bimeze nk'ibiyobyabwenge, ariko jyewe ntabwo ntwara kamera. Avuga ngo ni gute ngiye gufata 30,000 nicara mu nzu nkabirya njyenyine uwumwe, ariko hari abana. Ikindi aba bana nitwe twababyaye twihakana ba nyina, sibyo? Abana nitwe tubabyara tukabihakana, ba nyina babura uko babigenza nabo bakabajugunya kuko nta kundi babigenza. Rero ntabwo njya kubafasha kuko harimo abandi, ni urugero nabahaga. Ariko ni gute ubundi gukorera Imana ni iki? Ntabwo ari ukuza ngo mutere haleluya zirindwi ya fata 10,000 urye 5. Niyo wafata envelope yuzuyemo ibiraha, isambusa z'ibirayi
cyangwa se ipaki y'amandazi, ukabasanga mu isenga ryabo, mu ndiri yabo, bavuga uti rero abasa ubu buzima murimo twabubayemo, buriya kenshi mba mfite nk'akajerekani ka supadipe, utwara n'umugati wa pekupe cyangwa se amandazi, ari n'undi ati njye rero simeruka kuryama, ntabwo rero ndeba mu gitanda cyanjye ngo ndinde, ibyo rero urimo uvuga abantu bakaza bakiryamira, Imana yampaye umugisha ngo urakagaze, nkavuga nti noneho rero mufate ibirayi n'ibitoki murunde mu gisafuriya, ubundi muteke, nimumara kurya mugende mwirunde mu gitanda mwiryame. So rero ibyo uvuga ushobora kwakira abantu ariko ukakiramo n'abandi. Rero ndahamanya nawe ko icyo kintu uvuze ari cyo 100%. Ikindi kandi buriya hari abantu bagenda ahantu, umugani ntabwo umuntu akwandikira muri komanteri agutuka, ntabwo umuntu uri icyangugu utarabona isura yanjye yakwandika muri komanteri ngo wankoze y'ibibi anzize. Niba abandi nyine twasangiye, twakamiye, twagiriye neza, cyane ko buriya hari ikintu abantu bandika muri komanteri batari bisobanukirwaho. Ngereka mbibiri banga email zanyu iyo mwanditse turazibona. Hari ubwo ujya kubona ukabona ni mu YouTubers mugenzi wawe, kuko bihita biza. Urugero, niba nanditse ngo amen mukozi w'Imana, hahita hazamo nibishaka Theogene iriba ry'Abera TV, kuko niyo email yanjye. Hanyuma niba ntukanye muri komanteri uhita umbona ko nta wundi ubikoze nibishaka Theogene. Kenshi rero abantu badutukana bo baduhamagaye tubaha inkuru tukazimana, ntabwo kuba umuhanuzi ari ukwiruguzerera ku ma YouTubers ku macano kugira ngo umenyekane. So rero umuntu uje kubwiriza agamije kumenyekana, nuje kubwiriza ari Yesu umutumye, turabatandukanya, mujye mwihangana. Niyo mureba imirorere yanjye bifite ukundi kuntu yubatse. Hanyuma rero ngaruke kuri iki ngiki, mu by'ukuri kenshi ibintu bijya kumbaho nabimenye, kuko mfite isezerano ry'uko nta kintu kijya kintungura ubundi. Rero umukozi w'Imana namubonye bwa mbere, buriya iyo mubonye bwa mbere ngutega amatwi, cya mbere yifitiye impano ituje, ariko ngewe nifitiye impano y'ubusazi, mva nizibura. Wafite uko agenda siro nuko yamuhamagaye. Rero Imana iha umuntu impano iteye nk'uko uwo muntu ateye. Iyo ugenda gakeya Imana iguha impano igenda gake, ariko iyo wirukanka nayo iguha vitence gushiramo agatege. Nuko rero ngewe nta bintu byanjye bigenda bikururuka, ibyanjye byose biba byihuta. So rero Imana iguha umugisha. Ubwo ndumvise gusa nari maze igihe nibaza ngo Mana ko ntawe ngirira nabi, umugisha umpaye ko ntawe urya njyenyine, kereka icyo ntafite, kereka ikidahari, nani nzazumaho nta kintu bintwaye. Upfa kuzaza Yesu yamuze mu ntoki mu buzima bwanjye. Sintinya kwiyambura ikoti ngo ndihereze umuntu, ariko ntabwo bimbuza kurwana intambara, ibyo ntibinandeba. Rero njyewe ntabwo ngira impano yo kujya guha umuntu ikintu hama ngo nindangiza mbanze mama, ibyo babyita kwimenyekanisha, kwiyabonesha. Ibo haye umuntu umuhereze yigendera, ibindi byo gushiraho kamera ze n'iziki. Gusa rero iyi Imana ivuze ndabimenya, ariko iyo ari amarangamutima ndabimenya, iyo uri kunsenya ndabimenya, iyo uri kunyubaka ndabimenya, iyo ugamije kugira ngo mvuge neza mbizi ko ngewe ndi mu bibi nabwo ndabimenya. So rero Imana iguha umugisha. Iyo message ni nzima rwose, message ni nzima, nta kibazo ufite. Atagira rero umuntu ugutera intosho ati buriya bari abatipe barategura, turateguze tuzira nyenda kuza si ubwa mbere mwena. Mbo yenda nanabunganiye, hari igihe umuntu abantu bamushyira mu gika cyabo, bakumva ko ari wa muntu utatumwaho, bakumva ko ari wa muntu
Imana idatekerezaho, bakumva ko ari wa muntu w'intamenyekana. Burya wabona umuntu agenda ariko abamusengera baba bahari, abamukunda baba bahari, kandi Imana ibigikomeje imirimo yayo. Hari n'undi wanterefonye kuri telefone arambwira ngo nibishaka Theogene ni umukozi Imana yohereje ngo nk'urwembe rwo kogosha abakozi b'Imana bagenda babigeze ndabimenyere. Urumva nawe tuzakorana ikiganiro. Yarambwira ati ngiye rwose Imana arabinyibwiriye ko ari urwembe n'ibindi byinshi yambwiye, wenda azabyivugira. Ntabwo rero ngewe hari inyungu n'imwe yindi ku rundi ruhande njya ngendera, ahubwo reka mbasabe ubwo message wamubwiye nkeya ukavuga ko izindi uzimubwira muvuye kuri kamera cyari ikimenyetso watangaga, ahubwo reka mbasabe kugira ngo mutwihere ubutumwa, mugire ubutumwa mutanze tugana ku musozo nk'iminota nk'ingahe nk'itanu. Ubundi njyewe ubutumwa natanga nkunda no gutanga cyane, ntabwo ntanga ubutumwa bw'akazi, ntabwo ari ubutumwa bw'akazi ntanga, ubutumwa mba ntanga n'ubwo gusenga. Nta rindi tangazo ntanga kuko nta mashansiye cyangwa nta nganda ndangiremo abantu akazi. Ngewe message ntanga niyo kubwira abantu ngo ntibasenge. Gusenga kugira umuntu gusenga, navugaga message utanga kubw'ibyo ibintu Imana yagutumye kuri Theogene. Ubwo turi kuri topic y'ibyo Imana yagutumye, kuko wowe urabikubye, wavuze ko cyari ikimenyetso cyo kugira ngo ugire abantu ubwire. Ariko uyu munsi gira message yanyu mutanga genda muri societe kubw'uyu mugabo Imana yagutumye. Message ntanga muri societe, Yego, nibyo nende mvuga, ahubwo nta urutaragerayo, niyo mpamvu nakubwiye ngo yego, ntabwo mpita ngenda. Hari icyo bita kubanza guca mu nzira. yego. Niyo mpamvu ndimo nkubwira ngo nta nganda ngera zo kurangira abantu akazi. Warumbarije ngo inama umuntu yatanga, inama nge ntanga nkunda no gutanga ni ukubwira abantu ngo basenge. Abiyoberanya bakavuga ko bavuga Imana atari Imana bavugira, nibabireke basenge, ko bagiye guhura n'akaga. Kandi buriya nkunda kubivuga, iyo mbwiye umuntu ngo senga aba yumva ko ubundi senga, ijambo rya nyahubwo ngo senga ntabwo biba byoroshye. Haba hari byinshi, haba hari imvururu imbere yawe, mbese ni byinshi biba bihari. Ibyo kuba utarebwa n'Imana neza, ibyo kuba uri mu bibazo byinshi n'ibindi bigiye kuza, haba hakubiyemo byinshi. Kuba nkubwira ngo mureke dusenge, nkunda kubabwira impanuka mureke dusenge, nababwira inkongi y'umuriro ntidusenge, nababwira n'ibindi ntidusenge, ariko byaba hakubiyemo byinshi. Gusenga rero ni musenge, dusenge ariko mwitandukanye. Hari ikiganiro mperutse gukora mu minsi yashize mbabwira ngo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo Satani ni inzererezi, mureke kumukurikira, ntahabarizwa, naho yari afite ubuhungiro yaravuyeyo. Abantu rero barimo baramukurikira, sinzi aho bamukurikira bajya. Niyo message ntanga rero, message ntanga ngewe numva y'ingenzi nuko abantu bagomba gusenga bakava mu byo barimo, bakava mu buyobe, bakava bakitandukanya. Hari Zaburi nkunda, Zaburi igice cya mbere waho mbere, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahabere no mu nzira z'abanyabyaha, nticane n'abakobwa, ngo ngubu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Reka twitandukanye rero. Ushobora kuba wahura n'ibibazo bitandukanye ukumva ko Imana irakuza, ahubwo banza umenye se mpagaze gute muri uyu mwanya. Sibyo rata, twande tumenye ngo duhagaze dute. Ninsengana na pasiteri, ninsengana na Theogene, mbanza mubwire ntese Mana Theogene turi kumwe koko, banza umbwire niba nicaranye nawe nk'umukozi wawe. Ese niba nicaranye na Mugabe ni umuntu uvuga ibyawe, cyangwa ahubwo yaje kuntata kugira ngo ashyire nawe wakorera. N'ibyo ngibyo rero ni ugusenga Imana ikaduhishura abantu turi kumwe. Ari byo nabwiraga Theogene, ni byiza gusurwa si bibi, n'abashyitsi si babi, ariko hari abaza atarabamugisha.
hari abaza bameze nk'abanyamakuru kandi umunyamakuru cyashinzwe no gutara inkuru no gutara inkuru. Imana iturengere rero. Message ntanga ya sosiyete ni ukubwira abantu ngo dusenge kuko ntigasenge akaga karaje kandi kamanukiye umuntu ubeshyira Imana, kamanukiye umuntu usenga Imana atabihagazemo neza. Mbese ubu abantu baratandaraje bameze batya, ubu abantu baratandaraje bameze batya, hahandi aho kugira ngo hagarara atya yeme, ahubwo baratandaraje. Ni abantu rero bareke gutandaraza, bahagarare bemye. Niyo message natanga. Urakoze cyane. Reka yo murakoze. Hanyuma Theogene nibishaka amaze iminsi ngaragara ariye nakwibwiye nta kibazo uranyibwira. Maze iminsi ngaragara ku mbuga nkoranyambaga ku macano amwe n'amwe nsaba imbabazi ku byaha byagaragaye kuri jyewe. Iyo step inarangire. Hari ikintu rero nshaka kuvuga. Niki gituma muzirikana ikibi umuntu yakoze ariko ntimuzirikane icyiza kimwe umuntu yakoze? Hari indwara amaze kubona muri social media, gufana birenze kuruta kumenya amakuru neza y'umuntu byimbitse. Iri joro naraye nitabye telefone 18 z'abanyamakuru mukorera mu mujyi wa Kigali ngo mbahe ibiganiro byo gusenya Plaisir bazaburisha. Ndagira ngo mbatangarize ko ikibazo cyari hagati yanjye na Plaisir cyaraye gikemutse. Ibyo ninjye bivuze n'akanwa kanjye. Uwari uzi ko Theogene atagira tolerance mu kuvuga, atajya hishira impamvu n'izindi runaka, ndatangariza isi yose ndi imbere ya kamera, ndi imbere ya Imana Irahari TV, Iriba ry'Abera TV, ko ikibazo cyari hagati yanjye na Plaisir Ntaganzwa umunyamakuru wa Zaburi cyaraye gikemutse burundu. Bisobanuye iki? Nta muntu wemerewe kuntunga kamera ngo wagikemuye ute. Cyarangiye. Izampamagaraga nizambwiraga systeme y'uburyo umuntu yamusenyamo. Bivuge ngo ikibazo mufitanye wowe nawe ntago ngewe nari mpari. Hano ubwo ngifitemo inyungu, hano ubwo ngewe ngifitemo uruhare. Icyandebaga cyari icyanjye personnel, ntago cyari kiri rusange mu bantu. Bivuze ikirere aka kanya mukimara kubona iyi nkuru igisohoka, nta rubanza n'uru na rumwe ruri hagati yanjye na Plaisir wazaburisha. Iki ndagikemuye. Icya kabiri, niba ushaka kuntumira, ntumira mu bintu byubaka imitima y'abatureba, y'abatwumva, y'abadutega amatwi. Wimpamagara umbwira ubusa. Sinzi inyungu ziri mu gusenyana, sinzi icyo mwunguka mu gihe umuntu avugwaho ibibi gusa. Ndumva iki ngishizeho isuku. Icya gatatu, niba umuntu agaragaye kuri izi mbuga nkoranyambaga ababwira ko yihannye, afite impamvu yihannye. So mwakira uwihannye, mwikwakira umuntu ufite amateka yamuranze hirya iriya ni hirya iriya. Nabo birebye. Hari impamvu nkoresheje iki kinyarwanda. Duspose hari audio kanyigarukeho. Hari audio nigeze kuvuga ndimo nsheshenga umuntu kuko nari nzi ko ibyo arimo bidashoboka. Sibyo? Iragendera traininga, ariko uyu munsi aka kanya
niba wanditse ngo tukwibukira kuri audio iyi n'iyi, ni ikimenyetso cy'uko wowe ukiri umupagani. Ibya audio byararangiye, Theogene naratuye, nyiri audio nta kibazo kigihari, ariko wowe uracyarwana, uracyagenda urugendo rwa audio. Nyiri audio ubari mu mavuta, wayivuze Imana iramubwira iti warakoze guca bugufi, ariko wowe uracyari imbata yo gukomeza gutunga audio yawe mu bwonko. Bisobanura iki? Imana igutsindishiriza, urasenga ariko nturatsindishirizwa n'imbaraga za Kristo. Icya gatatu rero nsorezaho, message jewe mfite munyumve neza, ni yuko ejo bundi nagaragaye mfite itoroshi mu kiganiro ahantu no kuri iriba ry'abera, mujyeyo murayibona. Ndababwira ubu buhanuzi ngiye kubabwira, mumenyereye ko mpanura ngiranya, oya hari igihe biba ngombwa ko burya n'ibyo bintu tubiturisha. Ubu buhanuzi itoroshi igiye kumurika. Iyi toroshi kariya mwabonye mfite n'akana kayo, iyi toroshi igiye kumurika. Aba bantu mumaze igihe musingiza, abantu mumaze igihe mukomera amashyi, abantu mumaze igihe mubasenga, mubatamba, mubikubita imbere, mwarabimitse, mwarabahinduye Imana mu mitima yanyu. Icyo ni ukuri. Uwiteka agiye kumurika, atwikurure adashizemo tolerance. Mu yandi magambo nta mbabazi ashizemo. Icyanyuma, izi nsengero nzishireho isuku. Ibyo mwigize ngo muranegosiya, uraca kwa ntuza udiriringe, byibura wowe bakorohereze bitewe nuko uziranye na ntuza, undi akaba agendana na ntuza. Bantuza mfite umuntu wanjye wanyura kwa ntuza, njye mfite ahantu nanyura bigacamo. Ndakubwiza ukuri ko izi nsengero mucyandike n'Uwiteka wenyine, uyu wenyine uzafata umwanzuro wo kuzifungura. Ndimo ndahanura, kandi niziramuka zifunguwe, mu nyumve, zizaba zifunguwe by'iteka ryose. Hanyuma rero kugira ngo izi nsengero zifungurwe, mwumve ihame rya mbere. Ntabwo ziri bufungurwe kubera ko wafasha yitatu, ahubwo wirire. Nta nubwo ziri bufungurwe kubera ko uri muri 45. Wirire. Izi nsengero zigiye gufungurwa n'ikintu kimwe, munyumve, n'Uwiteka wenyine uzizanira urufunguzo agashiramo mumureba gutya n'amaso yayo. Hanyuma izi nsengero zizafungurwa n'umutingito. Umutingito niwe uzafungura izi nsengero. Yesu, haleluya, yongera atanga agakiza ahereye kuri 0 bundi bushya. Uzinjira mu rusengero ari we wa mbere niwe uzahita aba pasiteri. Hanyuma umusanzemo abo muyobokewe. Nguko uko agakiza kagiye kuba kubatse. Ndagisubiramo iki kintu. Niba Theogene mfunguye nsanze urusengero rwa Batsinda, umutingito warukinguye, njyewe nkinjiramo, wowe ukaza usangamo, njyewe nzaba ari nje pasiteri, wowe uba umukirisitu wanjye, kugeza ubwo ruzongera kuzura bundi bushya. Hanyuma iby'amadiporome n'ibindi byose musabwa, nta na kimwe kizaba kigifite agaciro, kuko Uwiteka ari uzaba uzikinguriye. Mu yandi magambo, agakiza mwaforomye mwakuye muri Nigeria, ko mwavuze Uganda, ako mwagiye muri RDB mukagura amadiporome, abandi mukagenda kubashumba batandukanye bakabarambikaho ibiganza, abandi mukagenda kuri za kaminuza zigisha teoloji mukagura ibi bipapuro. Ibi byose bizaba bimaze kuba icyo bita expired. Diporome nyinshi zigiye gutonda uruhumu mu mamari.
uwiteka wenyine azahagurutsa uwasizwe. amen Uwiteka wenyine azahagurutsa uwasizwe. Rero Imana yampaye indirimbo ya 210, muyisome hanyuma ubundi dusenge. Indirimbo ya 210 nyitangariza bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Muri wa Pantekosta aho muherereye, Adepera aho muherereye, Anglikana aho muherereye, abanyamadini mwese aho muherereye, dore indirimbo Uwiteka yampaye iri joro ni indirimbo ya 210. Sirema. Imana iguhe umugisha. Reka nanjye mbanze mpabure mu izina rya Yesu. Amen. Hari ikintu bavuze cy'umutingito. Uzi ko hano inzu zigiye kugwa nyinshi. Kandi ndabivuga abantu bati reka no kwamakuza mbivuga kugira ngo ntibabyemeraga. Abenshi barabibonye ariko inzu zigiye kugwa ari nyinshi. Atinge turaje ama etaje agiye kugwa rwose. Ntabwo ujye murikiranira Pasika niwe munyamakuru. Murikiranira reka turirimbe indirimbo umuvandimwe waduhaye. Ntabwo bambwiye kuyiririmba no kuyisoma. 210 iravuze ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara. Mwarobanuwe n'umwami mwese mwiyereke. Umugabo araje cyangwa se umugaba araje, mumukurikire impanda bazivugije, nimuze mwitabe. Dore umugabo uzigabye ni Yesu Kirisitu, yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba, ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye. Twashobora kuneshwa se Yesu aturwanira. Haleluya. Igitero cya gatatu kiravuze ngo mwiyumanganye mu byago penina sali mwiyumanganye mu byago mugiye kubona, murinde imitima yanyu itagwa mu gico. Intwari y'umwami ntiyita ku by'isi, niko ijya imera ngo ibone kunesha Satani. Mutware intwaro zose z'umwuka pesa ari eno trayidisikida, hari ryo jambo ry'Imana. Muryemere mwese niryo ribakiza. Muryizere mu mitima niho muzatsinda. Imana ibaha imbaraga. Murwane intambara. Umwami niwe ubigisha kunesha abanzi be. Mukomere cyane mugiye kunesha. Mukomere cyane mugiye kunesha. Muzahabwa ingabire nziza z'abatabarutse. Imana ibahe umugisha. Ni iyi ndirimbo Imana yampaye 210, deni ubutumwa ubuhanuzi bw'igihugu cyose cy'u Rwanda udakuyemo n'uyu bukubiye muri iyi ndirimbo. Nibishaka Theogene mu bayanditseho n'inyuguti n'imwe naho bicapirwa si Imana. Yesu abagirire neza. Amen. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibahereze umugisha kandi mukomeze mutwarane, musaba umwuka wera akomeza abane namwe. Nubwo biri uko twe turabizi ko mukorera Imana kandi twarabibonye, twabonye muyikorera mu gihe kigoye. Iki gihe nacyo kandi ntawabarebera, ntawe ukwiye kurebera undi ku ntege nkeya yagize, ahubwo umuntu wese akwiye kurebera undi mu byiza yakoze. Buriya niho abantu batakariza gukunda Imana iteka ryose. Iyo bahuye n'akantu k'iminota 2 bararira bakavuza induru, bakirengagiza iby'Imana yabakoreye imyaka. Ugasanga barahora bavuga Satani kurenza kuvuga Imana yabanye nabo mu bihe bikomeye. Reka mbasabe kugira ngo mugabega kandi asenge Imana dusubika iki kiganiro.
mugabo atarasenga asengera urugendo rw'indege yego ujya muri Canada, kandi igihe kirageze ukajya kuba mu Bwongereza. Nanjye ndahanuye. amen. Hanyuma abakristo mwese aho muherereye timukuka umutima, n'ubundi intwari zo gusenga ubu nibwo zibonye umwanya. Yesu abahe umugisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane abadukurikira. Imana ibahe umugisha n'abakurikirana iki kiganiro cyacu. Yesu abagirire neza. Imana ibahe umugisha, turabakunda kandi turabasengera. Ntabwo tuzamura isengesho ryacu gusa, dusengera abatuzi n'abatatuzi. Imana ibahe umugisha rero. Kandi mu bantu bazareba iki kiganiro mbonyemo umuntu w'umukecuru ufite uburwayi bukomeye cyane. Naguhamagara uzamwitaba umusengere, nanjye nahamagara nzamwitaba. Nimero ni iyi ngiyi rero, ni 0782 966 9karindwi 41. Mbonye umuntu ukuze w'umuntu ukuze n'intumike. Reka na Theogene atambutse nimero ye, cyane cyane ko asanganywe impano yo gusengera abarwayi. Narabyiboneye. Ntabwo we yabivuga, ariko uyu mugabo nibishaka Theogene, umunsi umwe ndashaka kuzicara kuri kamera kavuga amakuru y'ubundi abantu bayavuga, bavuga ibyo batazi abandi bakabivuga igice. Tambutse nimero ya telefone. Mana, telefone yanjye ni 07 83 01 00 2. Hari umuntu uri mu karere ka Kicukiro Kagarama waheze mu nzu, mukecuru ukomoka mu karere ka Nyagatare, kandi ubwo nimbo ndatanga message. Yego. Uze kuduhamagara tuyobore tukugereho. Umva ahantu herereye kugira ngo mutabyitiranya. Ni umukecuru w'inzobe uri kurya potage, uvuka Nyagatare, uri mu karere ka Kicukiro mo hano mu Kagarama. Ukimara kubona iyo nimero cyangwa se ukagira umugisha icyo kiganiro kikakugeraho, uze kuduhamagara tuyobewe n'umwuka kugusengera, buriya hari icyo Imana iri bukore. Amen. Hari undi muntu umwe uri muri Australia ufite umwana utarya wabuze apeti. Imana iravuze ngo ni ibintu bamutongereye, ni karande z'ibintu bamutongereye, cyane ko no kuvuka byabaye ingorabahizi. Nawe uze guhamagara. Murakoze. Senga Imana. Senga mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yacu, Imana idukunda, Imana iturebera tutabasha kureba, Imana idutekereza, Imana ibana natwe, Imana iturinda, Imana iturengera, Imana igendana natwe, igendana n'abandi bose. Turagushimye, turaguhimbaza, tugushimiye ko tugiriye neza, tugushimiye ko twabanye nawe igihe cyose twabaye kuri iyi kamera. Mu izina rya Yesu tugisenga, dusengeye abarwayi bose, dusengeye abarwayi bose ngo bakize mu izina rya Yesu. Dusengeye databuja bafite ibibazo bitandukanye, kuri iyi kamera turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ukurireho ibyiyoberanya ku buzima bwabo, ukureho ibyiyoberanya ku buzima bwacu. Duhagaze mu kwizera, turasenga ijambo ryaratubwiye ngo tuzasabira umugisha zawe ubona. Mbasabiye umugisha wo gukira, mbasabiye umugisha mwami w'ibyishimo wo kugirirwa neza nawe. Urakoze rero ko byumvishije, turasenze kandi twizeye ko biduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari umuntu uri mu bihugu by'Abarabu wabuze itike ikugarura mu Rwanda. Imana irambwiye ngo umaze igihe urira usenga, Imana iguciriye inzira, Imana iguhaye itike kugira ngo ugaruke mu gihugu cyawe. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha kubwo kwitabira ubutumire bwacu.